nongeye mbasuhuza mwebwe mukurikirana ibiganiro bya YouTube channel Ishaka Media. Kuri mwebwe mugeze ku Ishaka Media ubwa mbere nitwa Girimbaho Thomas. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Turayisoma mu rwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cyaho ni icya 6 n'umurongo waho wa 10. Urwandiko Paulo yandikiye Abefeso igice cyaho ni icya 6 umurongo waho ni wa 10. Aranditswe ngo ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Nambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ko duhakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatwaye n'abafite ubushobozi n'abategeka y'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Mukore mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka n'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo ubutumwa bwiza bw'amahoro biteguza. Kandi igeretse kuri byose bare kwizera nk'ingabo, ariko muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yakumara. Mwakira agakiza k'ab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Isengeshe mu giteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Naratangira intego y'iri jambo ry'Imana, ndagira ngo mbabwire yuko ibihe uhagazemo cyangwa se uburemere bw'ibiri kukurwanya no kuguhiga ntabwo birushije Imana yawe uburemere. Nta nubwo ibihe bibi bikuraho igihe cy'Imana. Nubwo ibihe bibi byagira imbaraga nyinshi, ariko ntabwo byakuraho igihe cy'Imana. Ahubwo ibihe bikugumisha mu gihe cy'Imana. Iyo ufite ibihe muri wowe, ngo hari igihe ariko hakabaho n'ibihe. Ibyo bita nimba bwira ibihe, mwumva imbaraga ziri muri wowe z'Imana. Imbaraga z'Imana ziri muri wowe zitegeka igihe urimo. Mu yandi magambo, ntabwo igihe kikuyoboye, ahubwo imbaraga z'Imana ziri muri wowe ziyoboye igihe urimo. Mana ishimwe. Rero ijambo nashatse ko tuganira ni ijambo rivuga ngo mukomerere mu mwami. Gukomera, hari abantu benshi bakomeye yewe banateye ubwoba ku isi. Urugero, Putine arakomeye, Joe Biden arakomeye, ndetse na Trump. Yewe hari n'abakire ba Amazon ku isi, rero bakize ku isi bakomeye. Ariko ngewe ntabwo ndi kubabwira gushishikarira gukomera mu isi cyane ngo muba abantu bakomeye isi bavuge. Yaba gukomera mu rwego rwo kuba umusitari, gukomera muri politiki, no gukomera mu butunzi. Ntabwo ari cyo ndi kubabwira. Ahubwo ndi kubabwira ngo mukomere, ariko mukomereye mu Mana. Yandi magambo, ntunezezwe nuko uri umunyapolitiki uzwi, cyangwa uri umuhanzi uzwi, cyangwa uri umuvugabutumwa uzwi. Ahubwo unezezwe nuko ikimenyetso cyo gukomera kikuriho ari uko ukomereye muri Kristo, mu Mana.
uramutse ufashe ibuye riri ku musozi ariko rikomeye, ku musozi cyangwa se ku misozi, ariko rikaba ari umutsindo nyine rikomeye, nta mumaro ryaba rimaze, ahubwo n'abantu baje bari kwigendera iyo baribonye hafi baryihanagurizaho ibyondo. Abahinzi baribonye mu masambu yabo bararitongotsa kugira ngo ribave hafi. Kubera iki batariho umwanya? Nuko ntabwo rikomeye, kubera ntaho rikomereye, nta gaciro rifite. Ariko kirya gihe warikuye mu gisambu ukarizana ukaryubakisha fondasiyo, rya buye rirakomeye, naho rikomereye ntawabasha kugenda ngo arihakure, kuko hari undi muntu urirwanirira, wa undi warishyize muri fondasiyo ye ntiyakemera ko iyi nzu yigwa. Ugiye kurikura mu nzu aho baribubakishije inzu ya etaje, nyiri etaje yakurwanya ugacika intege, ryawe rigakomeza gukomerera mu nzu ya nyiri muri etaje. Mu yandi magambo, ntiwibwire yuko ukomeye kuko ufite igisuzuguriro gishoboka niba udakomereye mu Mana. N'ibisazane n'ibibazo umaze iminsi uhura nabyo ukabura uburyo ubyikuramo, ni ukubera udakomereye mu Mana. Ndashima Imana kuko hari abantu bakomeye ariko bakomereye mu Mana. Iyo urebye hari abantu Bibiliya igaragaza babaye abami, ubwami bwabo buraguka kugeza n'uyu munsi tukibivuga, baba n'abasitari nka Dawidi. Ndagira ngo ugiye mu isoko ukavuga uwitwa Dawidi, n'abapagani bakubwira ati Dawidi wo muri Bibiliya, kuko yakomereye mu Mana. Abantu bari kurwanira iby'isi ariko batazi aho biboneka. Iby'isi iyo uri muri Kristo biragushaka, ntabwo byo ubishaka, kuno kuntu mushakira naho bitari. Iyo uri muri Kristo biragusanga ukabifata. Dawidi ngo yibereye ku karubanda, ngo yaraje yibereye mu Mana ari kuzura umwuka wera, ngo asanga Goliyati yasuzuguye Imana ya Isirayeli, ngo yasuzuguye n'Abisirayeli. Ngo arangije ngo arababwira ngo ntibikabeho, Imana uburyo nyizi si ubwo gusuzugura, ntibikabeho yuko Imana urimo isuzugurwa muri ubwo buryo. Ngo arangije, ikintu nakundiye Dawidi, ngo agira imbaraga nyinshi mu kurwanira Imana ye. Ako kanya abantu bahita bavuga ngo Sawuli yishe ibihumbi ariko Dawidi yishe inzovu. Ako kanya Dawidi arakomera muri rubanda. Ndagira ngo nkubwire ngo gukomera Imana ishaka ni ugukomerera muri yo, kandi muri rubanda uzakomera cyane. Niwishyikiriza ku Mana nta hantu utazakomerera. Abantu benshi bazakubona nk'umuntu w'igihangaye. Ni nazo mbaraga zidahanguka. Isigaye mukomereye mu Mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Hari imbaraga z'ubushobozi bwinshi muri Kristo Yesu. Hari imbaraga zitanga ubuzima muri Kristo Yesu. Hari imbaraga zitanga ubutunzi muri Kristo Yesu.
hari imbaraga zinarinda umuntu muri Kristo Yesu. Abantu benshi babasha kukurinda, ariko nta muntu ushobora kukurinda abadayimoni. Nta muntu ushobora kukurinda abadayimoni, ahubwo we akurinda abandi bantu. Kandi mu buzima busanzwe uworoheje arinda ukomeye, ariko Imana yo irinda aboroheje. Imana ishimwe. Nta muntu ukomera atambaye intwaro. Iyo bavuga ngo umukire arakomeye, baba baje kuvuga ngo afite amafaranga. Iyo bavuze umuntu ukomeye mu by'ubutunzi, baba bashatse kuvuga ngo afite amafaranga. Byaba bibabaje kuba mu isi udakomeye muri politike, ntukomere mu butunzi, ntukomere mu busitari, ariko ntukomerere no mu Mana. Ukajya uhura n'ibintu by'ibihwayihwayi bikagukura muri Kristo. Byaba bibabaje, ariko nanone byaba binejeje kuba ukomereye mu Mana uri umusitari, kuba ukomereye mu Mana uri umunyapolitike, no kuba ukomereye mu Mana kandi uri umutunzi. Kugira intwaro, isi itakaza amafaranga menshi kugira ngo ibashe kugira intwaro zo kwirinda. Natwe rero tubasha gutanga umwanya wacu tugasenga, tukinginga Imana ngo iduhe intwaro, kandi izo ntwaro ntizitore ingese, ahubwo zigahora ziteguye guhangana n'umwaye Satani. Impamvu twebwe tuneshwa na Satani ni uko intwaro tuzishyira hasi iyo tugeze mu rugamba. Tukibwira yuko abantu bazanye ibigeragezo ari bo duhanganye nabo, kandi si bo duhanganye nabo, ahubwo duhanganye n'ikibarimo. Buriya ntuzongere kwibwira ko ari umugore wakunaniye, cyangwa ari imiryango y'umugore ikunaniza, ahubwo ujye utekereza yuko ari Satani imukoresha iri kukunaniza kugira ngo urugo rwawe rusenyuke. Ntukongere gutekereza yuko ibi bintu duhura nabyo byose ari abantu. Abantu nibo Satani akoreramo. Ndagira ngo utangarize nawe uri kunyumva, wigira umwere mu kibazo cyawe. Burya nawe Satani ajya kunyuramo akagukoresha, kandi n'ikibazo ari icyawe. Mbere ukuntu Satani yakoresheje Yobu, kandi ikibazo ari iki. Yanyuze mu mugore aramubwira ngo ihakane Imana wipfire. Satani yaragira ngo Yobu yakira umwuka wo kwirwanya mu bigeragezo afite. Kuri iki kigeragezo gikomeye ufite, ni wowe ubwawe nawe uri ikigeragezo, kuko abantu bakubwiye nabi ugataha nta bukene buri ufite amafaranga ku mufuka. Umugabo akubwiye nabi ukiyakira, ndagira ngo umubwire ngo wowe waba wiyoroheye, ariko impamvu bya bindi bikurimo nibyo biza bikakubana umutwaro. Ndabaha urugero rumwe. Uzarebe abantu bajya bavuga ngo runaka ngo yaranyikoreye. Utekereza niba umuntu ari ukwikoreye impamvu akuvuna, nuko ubwawe uri ikigeragezo cyawe. Niyo mpamvu nawe Satani ashobora kugukoresha mu kigeragezo cyawe. Yobu Satani yaramukoresheje mu kigeragezo cye, ubwo yitukaga agatuka n'Imana ye. Muzi amagambo yavuze. Buriya ntabwo ikigeragezo dufite gikomeye cyane ari abantu, ahubwo natwe turi ikigeragezo cyacu. Buriya ko umuntu yaraje akakuza akakwambura,
nawe ubwawe hari undi wambuye cyangwa hari undi wahemukiye, ariko nturumva uburemere bw'iryo kosa wakoze n'izo ntege nkeya wowe wagize, ahubwo uri kumva uburemere bw'ikosa rya mugenzi wawe kandi wowe ayawe ukayaca. Nshatse kuvuga iki? Nshatse wango buriya niyo mpamvu Kristo yavuze ngo nujya gutokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe, banza nawe ubwawe witokore. Nuko yari abonye yuko umuntu nawe ubwe ari intambara ye, hari ibintu umuntu arengaho bimwuzuyemwo bibi, yarangiza akajya kwerekana yuko undi muntu ibimurimo ari byo by'imbaraga nyinshi kandi ibyo yabiciyeho. Mu yandi magambo ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none wambara intwaro zose z'Imana kugira ngo ubashe guhangana na Satani amasegonda ku yandi, kuko we ntabwo aruhuka. Hanyuma ntabwo abantu turi guhangana nabo ari abambaye inyama n'amaraso. Korali imwe yararirimbye ngo iyo mba ari umuntu wundi duhanganye mba naritabaje inshuti n'abavandimwe, ariko kuko ari Satani reka nsenge. Nanjye nagira ngo ngushishikarize kuko ari Satani, jya mu bihe by'amasengesho uhangane n'umwanzi. Hanyuma intwaro tugomba gutwara, icya mbere kugira ngo izo ntwaro zigire ni ugushikama. Ufashe umusirikare ukamuha imbunda, ari ahantu mu birindiro cyangwa se muri tageti, ya mbunda akayirukankana ntacyo yaba ikimaze. Uwo musirikare bikaba ngombwa yuko ava mu birindiro, iyo ntwaro ye ntacyo yaba ikimaze. Kugira ngo intwaro z'Imana uzikoreshe kandi zibyara umusaruro, biragusaba kuguma mu birindiro, gushika. Gushikama, numara gushikama nibwo uzakoresha izi ntwaro. Gushikama ni iki? Ni ukuguma mu bikurwanya paka ubonye intsinzi. Ntabwo intambara nyinshi iyo bakohereje mu rugamba intambara ikaba nyinshi, ntabwo uyivamo, ahubwo urashikama ukayirwana, ugategereza uwaguhaye oda yuko abona intege nkeya zawe akakuruhura, cyangwa akabona imbaraga zawe akakongerera ubufasha cyangwa se imbaraga. Ikibazo twebwe twikura mu ntambara ya Kristo, kandi iminsi n'ubundi ni mu ntambara. Dushobora kuba turi gushaka ubuzima bworoshye kandi nta buzima bworoshye buba. Hanyuma ndagira ngo intwaro ya mbere ni ugukiranuka. Hano mu gituza, hano mureba hano, haba umutima. Abantu benshi bitwaje amacumu batera mwene hano kugira ngo bahinguranye mu mutima. Muzi ko na wa musirikare wasanze ngo Yesu yapfuye, yabuze ukuntu abigenza ngo amutere icumu rihingukana mu mutima. Hanyuma mu rubavu rwe ahavamwo amaraso ngo avanze n'amazi. Amaraso ni ubugingo yari ahaye abagome, amazi ni umwuka wera. Biragusaba rero kugira gukiranuka bikingiye hano igituza, kugira ngo umuntu nagutera icumu umwana mu mutima azasange hari ingabo yo gukiranuka. Hanyuma bityo aho kugira ngo mu mutima wawe havemwo urwango rwo kugambirira kumwica utazanamugeraho, ahubwo havemwo ineza imuhindurira mu bugingo cyangwa se imuhindurira muri Kristo Yesu. Hanyuma
hano mu mutima niho haba inama y'ibitekerezo. Iyi nama y'ibitekerezo hano mu mutima yamaze gupfa, ahandi hose harangirika ugakora ibidakorwa. Biragusaba rero nko hano mu mutima guhashyira intwaro yo gukiranuka. Ikindi, ibirenge byawe bitewe n'ahantu henshi biri kujya bikasiga inkuru mbi, ukaba uri kubikoresha mu kwirukankira mu byaha, biragusaba kubyambika irindi vugabutumwa, inkweto z'ubutumwa bwiza, ukajya uhaguruka mu rugo ugiye mu kazi, ariko atari akazi gusa, uri bunahavuga ubutumwa bwiza. Twavuga ubutumwa bwiza ni iki? Ni mu gihe ibirenge byawe bitazatandukira ngo bikore ikibi, ahubwo bizaba bifite intego y'icyiza Imana igushoboza. Hanyuma mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashobora kuzimya ya myambi ya wa mubi Satani, kugira ngo agushyikire, kubera uba uri ku musozi wawe na Satani ari ku musozi wo hakuno. Nyine uba uri mu bwami bw'Imana, Satani nawe ari mu bwami bwe. Kugira ngo akubone ntabwo yakubona uri mu bwami bw'Imana, oya, afata ya miheto, ya myambi, akakurasa kutizera, agakwereka yuko ubwami urimo utenda gutabagwa. Ya myambi ikagukurura ikakujyana aho ari, hanyuma agashaka kuba ari wakwicira. Yandi magambo, wowe ntugume kurasigwa ku musozi wawe wenyine, cyangwa se iyo myambi kutayakira, ni ukumusubirisha kwizera. Urabizi neza, iyo abantu baguca intege bakakubwira yuko hari ubuzima budashoboka, ariko ujya uvuga yuko nta buzima budashoboka muri Kristo Yesu. Ubuzima bwose burashoboka muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu rero ndiwubwira ngo imyambi ya Satani kuyizimya ni ukwizera, ukaguma muri Kristo Yesu, kandi umutima wawe ntunamuke. Ikindi, mwakira agakiza k'ab'ingofu. Biragoye yuko nta muntu ujya usara ibirenge cyangwa amaboko. Abantu benshi basara umutwe. Bityo rero biragusaba kugira agakiza kugira ngo umutwe wawe uwurinde ibisazi, kandi uwurinde no gutakara. Hari abantu benshi bamaze iminsi bavuga ngo nataye umutwe, kumbi yawutaye mu bibazo yari afite, kubera nta gakiza afite. Ariko iyo ufite agakiza, iyo ibibazo bibaye byinshi, wa mutima nama wawohereje ubwonko, bisanga hari ingofero ariyo gakiza, bigakubitana n'uko umutima wawe hari ugukiranuka. Ibyo byose bikabasha kugukaruma, bikagutera ikinya bita kurindira igihe cy'Imana. Iyo ufite mwuka baragutera ikinya bita kurindira igihe cy'Imana. Musengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Nta muntu ushobora gusenga ngo yishimirwe n'Imana atasengeye mu mwuka. Impamvu ubona gusenga kwe gukwiye gutandukana nuko abandi bantu basenga. Kiliziya baba bari muri misa, abisilamu baba bari gusara, amacace baba bari gusenga, ndetse ADP n'ayandi matorero. Ariko ikintu kiburamwo ni umwuka wera uhindura abantu bari gusenga. Uburyo usengamo rero butandukane n'ubwo runaka asengamo. Wowe usengere mu mwuka, mu gihe ba runaka basenga ari nko kwinezeza cyangwa ari ukurangiza umuhango. Wowe winjire mu mbaraga z'umwuka wera, usengere mu mwuka, kandi umwuka wera ari nawe utunihira iminiho itavuga, akabasha kuduha ibyo twifuza muri Kristo Yesu. Yamubwira ngo nawe nubasha gusengera mu mwuka, uzabasha no kubona ibyo wifuza muri Kristo Yesu, kandi mu gihe utarabibona uzabasha no kubona amahoro utegereje ibyo wasabye Kristo Yesu. Hanyuma
ndagira ngo nshishikarize umuntu wese uri kunyumva ngo ashishikarire kwambara intwaro z'Imana, kuko iyi si ntiwiyangaje mu rugamba rw'umwuka nta ntwaro ufite. Urugamba rw'umwuka rugoye kuruta uko wajya gukarana, rugoye kuruta uko wakiga, kuko ni urugamba iyo urutsinzwe wowe n'umuryango wawe mubasha gutsembwaho. ariko iyo urutsinze wowe n'umuryango birinda umuryango wawe. Aburahamu biragaragara yuko ari sekuruza w'abizera, abantu bose bari kumwitirirwa kubera uburyo yatsinze urugamba rw'umwuka ageragezwa n'Imana, akemera gutamba umwana we w'iki. Natwe duhanire gutsinda urugamba rw'umwuka, kandi nitumara kurutsinda tuzabasha muri iyo ntsinzi y'Imana tuzabasha kuronkamwo ubuzima bw'iteka bw'igihe cyose. Imana ibahereza umugisha. Reka rero nsoreza aha, hanyuma mbifuriza kugubwa neza. Mwebwe muhora mukurikirana ibiganiro Imana iba yamaye ngo mbahe. Nimero yanjye ni 0788 950 68 99. Murakoze cyane.